nyine ADPR kivuga ko nta mwana uri munsi y'imyaka 18 ugomba kuba yasora indirimbo. Amatorero menshi yahise akangarana, ndetse ari abiga ku Nyundo, abanyeshuri biga ku Nyundo, abarimu barerera ku Nyundo, muri iriya shuri ryigisha umuziki, ndetse n'ababyeyi barera ku Nyundo bagiye bibaza batese ko abana bacu tubigisha umuziki, ko abana bacu bahisemo umuziki, none ADPR ikaba ivuze ko nta mwana munsi y'imyaka 18 ugomba kuba yasora indirimbo. Ibintu basha kuba byagenda bite? Nukuvuga ngo ADPR yatangiye kuba yavuga ibintu nk'ibi ngibi, nyamara ntabwo ari uko yari ifite izindi mpuhwe zo kuvuga ngo nta mwana wemerewe kuba yasora indirimbo ari munsi y'imyaka 18, nubwo amatorero hatandukanye yajya avuga ati by'ukuri umwana atangira kuririmba afite imyaka 3 kuzamura. Rero kuba bari kwanga abana basora indirimbo bari munsi y'imyaka 18 ni ikintu kibangamiye urubyiruko, ni ikintu kibangamiye abaturage. Rero ibintu ntabwo ari byo. Iby'insengero bikomeje kuba byagorana, iby'insengero bikomeje kuba byaba agatereranzamba. Ni nyuma yaho insengero zimaze kuba zafungwa ari nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara abaturage cyangwa se abakristo bazisengeramo, ari abashumba bagiye basisengeramo, ari abari baziyoboye, bagiye bibaza bati by'ukuri ni ibiki bibaye kuba igihugu cyavuga giti insengero shaje kuba zafungwa. No kuvuga ngo abantu benshi baravuze muri uku kuvuga ko abantu, nyamara leta hari byagiye isaba ivuga iti by'ukuri izi nsengero cyangwa se amadini arimo akora iki mu gihugu, nimba adashobora kuba yafasha abantu kuva mu bukene, nimba adashobora kuba yafasha abantu gutera imbere. Nyuma yaho izi nsengero zagendaga zigaragaramo ubwambuzi butandukanye, nyuma y'izi nsengero zagendaga zigaragaramo imico itari myiza, aho zimwe zakurizagamo gusenya ingo z'abashakanye, habamo uburiganya bwinshi, abapasitoro barwana, abasenyeri barwana, abasenyeri bagambanirana. Ugasanga by'ukuri abakristo barimo bararega ba musenyeri ubwabo barimo bararwana. Nubwo rero RGB yabyinjiyemo iravuga iti by'ukuri ariko niye mpamvu ituma abantu bahora barwana. Nuko rero ibyinjiramo ko nguko iravuga iti reka habaje ko hakurikizwa ibi bikurikira, nibwo ibintu biraza kuba byagenda neza. Reka rero tubasabe nimba mutarakora subscribe, nyamuneka mukore subscribe kugira ngo ibintu byose bashe kuba byagenda neza. Niyo murakora subscribe mukande no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kuba mwabona video zacu uko bwije nuko bukeye, kandi tugushimire wowe wicaye imbere ya kamera uri w'agaciro kwishimwe. Rero uru ni urutonde rusha rw'insengero zakomeje kuba zakora, zigiye gukomeza kuba zakora mu gihe izindi zaciwe burundu, mu gihe izindi zitemere no kuba zagira igikorwa na kimwe zikorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Rero izi nsengero zagiye zisigara ziri gukora, harimo izagiye zigaragaza ko zifite ubushake bwo gukora, izindi zikagenda mu gakeya. Hari n'izo bafunguriye zikomeza kugaragaza imico itari myiza. Mu by'ukuri abantu baravuga bati none izi nsengero ko bari bazifunguye zikaba zikomeje kuba zagaragaza imico itari myiza, niki cyakorwa kugira ngo by'ukuri izi nsengero zikomeze kuba zakora kandi zigirire abaturage akamaro? Izi nsengero rero zagiye zibamo ibibazo bitandukanye. Bimwe mu bibazo bitandukanye byagiye bigaragara muri nsengero cyangwa se muri aya madini, tugiye kuba twayivugaho. Nyaboneka niwumva tuvuze ku itorero ryawe cyangwa se ku idini usengeramo, ntuze kuba wadutera amabuye kubera ko ni ibintu byagiye bigaragara. Reka rero tubanze tuvuge ko mu by'ukuri mu gihe utarishyura mituweli, mu gihe utarishyura ubwishingizi, utagomba kuba waba uri hano kuri channel zacu, kubera ko mu by'ukuri atari byiza ko waza ukicara aho kujya gukorera amafaranga yo kuba wakwishyura ubwishingizi. Reka rero dukomeze. Hari amatorero amwe n'amwe yagendaga abangamira abaturage, amwe n'amwe avuga ko by'ukuri nta mukristo ugomba kuba yakwambara ipataro. Ugasanga ibintu bigenda bibangamira uburenganzira bw'umukristo cyangwa se uburenganzira
bw'umuturage w'u Rwanda. Mu gihe rero bagendaga bavuga ko mu by'ukuri mu gihe ugaragaye wambaye umwenda w'umugabo cyangwa se icyo bita ipataro, wakagombye kuba wacibwa. Abandi bati kudefiriza ntabwo byemewe, abandi bati gusiga inzara ntibyemewe. Ibi ngibi bikaba byaragendaga bibangamira umudendezo w'abakristo. Rimwe na rimwe n'ugerageje kuba yabikora bagakora icyo bita kumuca. Ibi rero byagiye bikurura impaka nyinshi, bigenda bizana ibibazo byinshi mu matorero n'amadini, kugeza ubwo batangiye kuba binjiramo ngo barebe ikibazo cyaba kiri muri aya matorero. Nyamara iyo witegereje neza cyangwa se mu bushakashatsi bwagiye bukorerwa muri Leta Zunze Ubumwe zunze ibitekerezo byanjye, bwagiye busanga ko mu by'ukuri kuba umuturage cyangwa se kuba umukristo wambara ipataro ntaho bihuriye n'ibyaha bibera mu matorero n'amadini. Kuba umukristo adefiriza ntaho bihuriye n'ibyaha, ntaho bihuriye n'ubujura, ntaho bihuriye n'uburozi buba bugaragara mu matorero n'amadini, kubera ko mu by'ukuri agakiza kaba mu mutima. Rero ibi ngibi nyuma y'aho bibashe kuba byagenzurwa, bagiye bibaza bati mu by'ukuri ese ibi bintu byaba ari byo ntandaro y'ibibazo birimo kubera mu matorero n'amadini. Ndetse bamwe bagiye bavuga mu by'ukuri ibi bintu ntabwo byije vuba, ibi bintu byatangiye kera, aho usanga abasenyeri bagenda barwana, abapasitori bagenda barwana, abadiyakoni biba amaturo, ugasanga by'ukuri bagenda basahura umutungo w'abaturage, umutungo w'abakristo. Ibyo ngibyo rero bakavuga ko by'ukuri haba hashobora no kuba hagaragaramo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Rero twabwiye ko by'ukuri izi nsengero cyangwa se aya madini yagiye agaragaramo ibikorwa byinshi bitandukanye cyangwa se ibintu byinshi bitandukanye, aho nko muri ADEPR bari bavuze ko nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kuba yasohora indirimbo cyangwa se yemerewe kuba yajya hariya akaririmba. Ibi ngibi byakurura urujijo mu bakristo b'amatorero atandukanye. Barabaza ati ese amasande sikuru yo, iyo umuntu ari muri sande sikuru ntaba arimo asohora indirimbo, ntaba arimo avuga ubutumwa? Kandi bagendeye kuri Yesu Kristo nk'uko yari afite imyaka 12, yabaze bati mu by'ukuri Yesu Kristo yatangiye umurimo we afite imyaka 12. Rero kuba mwabuza abahanzi cyangwa se n'abahanzi kuba basohora indirimbo bari munsi y'imyaka y'ubukure, ntabwo ibi bintu byari bikwiye. Ibi ngibi ni uguhohotera urubyiruko. Iki kibazo abiga umuziki cyane cyane abo muri diyoseze ya Nyundo bahise bagira ikibazo, ari abanyeshuri, ari abarimu ndetse ari n'ababyeyi barerera kuri iki kigo, nabo bagisemo ikibazo gikomeye, kubera ko bagiye bibaza bati ibi bintu bishe bite, bese byaba bimeze bite, byaba biteye. Ntabwo navuga, sinzi uko nabivuga, ariko mu by'ukuri nimba ivuga ubashe kuba wabyumva, ubashe kuba wabisobanukirwa, kugira ngo tuze kujyana tugendane, nibwo uraza kuba wasobanukirwa. Rero ibi ngibi byagiye bikurura impaka nyinshi, aho insengero zimwe na zimwe zari zubatse mu manegeka, izindi zari zubatse mu bishanga, izindi zari zarubatswe muri za 87 zikeneye kuba zavugururwa, izindi nta mihanda yari ihari. Ngaho rero ibaze urusengero rubatse muri 47 barwubakisha inkarakara, rusakaje amategura. Murumva urwo rusengero ntabwo rwari rujyanye n'icyerekezo. Niyo mpamvu bose bati insengero zitujuje ibisabwa zibashe kuba zabyuzuza kugira ngo hasengerwemo kandi hateranire abantu b'Imana, abantu b'igihugu, abana b'u Rwanda bateranire ahantu hasa neza. Nubwo harimo abagiye batabyumva neza, ariko by'ukuri kuba babyumva cyangwa se ntibabyumve, ibi byagiye bigira ingaruka nziza, kubera ko abari mu murimo basa nkaho barimo bashaka iyezandonke bagiye bagaragara. Bamwe bagiye gushinga utubari, abandi bagiye gucana, gutwika amakara. Ukavuga uti by'ukuri ibi ngibi ntabwo byari bya buri wese,
mu gihe abandi bari bafite umuhate, bafite umuhamagaro, bari bakomeje kuba bakora umurimo bari bashinzwe, bakomeje kuba bahatana, bakomeje kuba bavuga bati by'ukuri umurimo Imana yampaye nzawukora neza, umurimo Imana yampaye nzawukora neza. Ibi rero ibyagiye bivugwa kenshi na kenshi bavuga ko mu by'ukuri bizamara igihe gitoya, nyamara ntabwo byaje kuba byamara igihe gitoya, ntabwo byaje kuba byafata igihe gisa nkaho ari gitoya, ahubwo dore uko byaje kuba byagenda. Ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana yagiye ibafasha, abari bafite ibyo gukora, abari bafite ibyo bashobora kuba bageza ku baturage, ijambo ry'Imana ryiza, ijambo ry'Imana rimeze neza, aba nibo bagiye babasha kuba babaho kandi bakomeza kumvira amategeko, bakomeje kumvira ubushake bw'Imana, bakomeje kumvira icyo Imana ibashakaho. Niyo mpamvu